ndakeka kuba byose bigaragaye nabira byose bagenda babikuraho biri mu gihe cyarenze iminsi 8 urusoro ugiye kurubona mwana wanjye kudashimira sanga umugabo wawe ahari. Urakoze mubyeyi. Urakoze cyane. Uwampa kumenya imiti y'amoko abaho yose navamwe umuvuzi utazi ubwivumbure. Abaza bansanga nk'abasanganira nkeye, ahakomeretse ngapfuka, ahavunitse ngakanda, nuje korora cyangwa kaya nkamurika gacira simuceho niruka. Burya amagara ryanazirana n'uburyamirane, najye mbavura no gusaza nkabihinda ntibizaze. Ako nagaseke nitwa Innocent Valentin. Muhirwa wa Muringa, wowe witwa nde? Ndagushimiye kandi ngo haye ikaze. Dusura abantu batandukanye kubera ko akazi kenshi kandi gakomeye dufitiye umwaka, ndetse kugira ngo benshi mu babuze wenda imiti itandukanye ishobora kubavura uburwayi butandukanye, mumenye aho mushobora kunyura kugira ngo mwivuze. Turi kumwe n'umupfumu ahangaha, ngira ngo muramubona ibitangaza amaze gukora ahangaha murabibonye. Twifuje kuganira nawe kugira ngo tumenye amazina ye ndetse n'uburyo abikora. Gira amahoro. Gira amahoro muvani. Amazina yawe? Amazina yanjye nitwa Mukasa. Mukasa, ibi bintu watangiye kubikora ryari? Ibi bintu maze imyaka 8 mbikora. Nabirazwe n'abasogokuru n'abasogokuruza. Wakureba yabona ukiri muto cyane, tubimenyereye ku bantu bakuze. Wowe ubikora gute? Utandukaniye he n'abandi bapfumu tujya tubona? Murakoze cyane, binshi mwabyiboneye bana banje. Izi mbaraga naziragiwe ahantu bita ku kiyaga cy'ahantu bita ni Uganda. Sinzi n'abantu mu nyanja ya Rubare, sinzi n'aba mwaba muhazi. Ntabwo mpazi. Ni Rubare niho naragiwe, aho najyaga, aho bandasagiye mwana wanjye, waje kumiza imbaraga zose muri kubona n'amaso yanyu. Uretse ibi bitangaza tubonye ukoze, uyu mubyeyi ngo yari yarabuze urubyaro bituma aroga mukeba we nawe amuzingiraho inda. Ese byari bimeze bite? Yaje kubikubwira gute, hanyuma kandi wabikemuye gute? Mubonye ko uriya mugabo yaraje ndamwirukana bitewe n'ikibazo gikomeye yarafite, kandi namwiboneye n'amaso yanyu. Yaraje mutuma abagore be babiri, kandi mubonye ko umugore muto yagize ifuhe kugira ngo abashe kugira kwangiriza mugenzi we. Umugore mukuru nabikoze. Uretse ibi ngibi, ni izihe ndwara zindi ushobora kuvura? Kuko abapfumu ngo muba mushobora kuvura ariko ngo mukanaroga. Murakoze cyane. Ngewe imbaraga nkoresha amahembe yanjye, nkoresha amahembe, nkoresha Rubare wo mu nyanja, ndetse nkoresha ibintu byinshi cyane. Yego. Ni izihe ndwara zindi rero wari ukitubwira uvura? Ibya mbere mwabyiboneye n'amaso yanyu. Inda zazinzwe ndazivura pe mu nakabyara biterenze iminsi 5. Ngewe nohereza ihembe ryanjye bagita gahaya kamurarira. Sinzi na mwaba mubyumva aho mwagiye hose bana banjye. Mbambaroga. N'ubwa mbere. Iyo nditumye rikagenda rigasanga ahantu rigiye, rigasanga nta kibazo afite, ntabwo yigeze hemuka, ragaruka rikambwira. Iyo risanze waragize ikibazo ari wowe wahemukiye mugenzi wawe, ndabikora. Ababuze urubyaro mbaho umuti wanjye barabazinze bakabyara. Ikindi mvura inyatsi, ibyo byose ndabivura mwana wanjye. Abarozwe abo ndabavura, bibye n'ibyabo ndabigaruza mwana wanjye. N'ikindi kintu nababwira, hari abantu benshi bakora ibintu bidashimishije bishaka guca umuco wacu, bakagenda bafata amafaranga y'abantu bagiye icyo babakemurira. Abo nabo bajye bama amazina yabo, nkwereka icyo mbakorera mwana wanjye bankwambura. Ese nk'abantu bari mu mahanga kure nabo ushobora kubafasha? Ahari hose ngerayo, haba mu mahanga, haba muri Amerika, haba no mu Bwongereza no mu Faransa, hose n'umuyembe ryanjye bagita kakamara rikagenda rigakora igikorwa abantu wanjye.